welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello bantu b'Imana mumeze gute tubahaye ikaze ni kuri Shushu TV ubaye mshasha tubahaye ikaze ubaye usanzwe ugenda ukagaruka turabanyamusha kujya mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero nkuko mubizi channel yacu cyangwa se channel yanjye namwe ivuga ku bijyanye n'umuryango. Kubw'ibyo hari ibintu nakomeje hari amakuru nakomeje kubona hanze acaracara ndavuga nti ese birakwiye koko birakwiye ko bigenda gutya mu mabarire mubanze mwumve akavideo k'uyu mugabo wivugiye ubwe ati nyuma yo gutandukana n'umugabo n'umugore we akaza mu mbuga nkoranyambaga ubwo arivugira ati nari kumuca umutwe cyangwa se namuca umutwe uretse kuba namuca umutwe nkawujyana mu ishashi kuri ribu ikindi nakora niki biteye ubwoba. Dushime Imana ko ibyo bitabaye ariko nabwo kuza kubivuga imbere ya kamera byari ngombwa. Mwumva uburyo ki yabyivugiyemo. Ubwo udafite kwiha uri pastor wakora iki? Kizi ko wacu umutwe koshira mu isashi ukajya muri ribu nawuciye. Aca umutwe umugore wawe? Umugore wawe basuma yakabwana abafite umugore. Wagera kuri ribu? Ndine ngaha mukatire Burundi. No kuri pastor. Ntabwo bikwiriye namba ko urugo nimba rwabayemo amakimbirane igisubizo ari ukuza kuvuga nkoranyambaga. Burya hari ikintu abantu benshi twitiranya nshuti, imbuga nkoranyambaga zirabika ntizibagirwa kandi ntizigira uwo zitinya. Kuba waza ukavuga ngo nge n'umugore wanjye ngo twashwanye byagenze gutya na gutya nari kumuca umutwe, Imana ihagucyubera ko bitakozwe, ariko se byari ngombwa? Ntabwo byari ngombwa kuza kuvuga iyi nkuru. Amplis bariya baba pasteri baze imbere y'imbuga nkoranyambaga. Abantu benshi muri commentaire baragira bati ni depression, umugabo yahuye n'ihungabana, umugabo byagenze gutya, ariko ntabwo byari byo ko biza gukemukira imbere y'imbuga nkoranyambaga. Ese ubundi bubiri gukemuka cyangwa bigufata indi ntera? Ntabwo birimo birakemuka rwose habe na gato. Nibyo koko baciye muri byinshi bitewe n'ibyo bari kutugaragariza, kumwe avuga n'undi akavuga, umugabo gusuzugurwa. Reka twumve n'amajwi umugore amwita nyakabwana akavuga ati ntabwo naba nkitwa nyakabwana ngo ngenge muri urwo rugo. Ibyo birumvikana, abagabo ntabwo bakunda gusuzugurwa, ariko si byo byose byari ngombwa kuza kubitwereka ku mbuga nkoranyambaga. Umugabo aragira ati tumaze imyaka 18 babana rukumva ni mama gitangaza na papa gitangaza, Imana ishimwe yabahaye uwo mwana. Ubwo uwo mwana uri buza agasanga papa ari kuvuga ngo yari guca mama w'igihanga, agasubira bakabona kundi binyamakuru akabona mama waravuze ati nyakabwana muri audio bafashe bagera na audio nge nayitinzeho na sinzi kuru nabyumvisha. Ntabwo numvishe ko ari call bisanzwe, numvishe ko ari kwa kuntu ushobora kuba uri kumwe n'umuntu mu nzu mutongana, hari ibyo mwapfuye ukafata telefone ukarikodinga. Muri kumva hanese tugejeje kuba umugore n'umugabo bashwana bagira ibyo bapfana mu bisanzwe, ariko none bibaze kugira ubwo bwenge bwo kuri gutukana no gutongana n'umugore mu nzu ugashyira kuri record ukaza kubitwumvisha. Ngo nguko uko yanyitaga nyakabwana, nguko uko yanyise nyakabwana, nanjye nkajya mwiyemera aho nubwo ndi nyakabwana ariko nanjye hari icyo nirwanyaho nka nyakabwana. Can you imagine? Reka twumve iyo audio nayo y'uyu mupapa avuga ayo magambo, yumvikanisha audio mu itangazamakuru ko umugore we yamutuse nyakabwana. Ntabwo umugore mukigikiye umugabo wo kubahwa. Yego bakozanyijeho baratongana, hari ibyo bapfuye, ariko se niba yamutuse nyakabwana bira ntabwo byagombaga kuza ngo bitugeraho, bagomba gucaraga bakabicoca bakabisolving out. Umugabo agira ati navuye mu rugo naragiye sinza narasubiramo, ariko se ari kuza kubibwira abanyarwanda ngo bikemurike kandi ko atari kubivuga nk'inkuru yarangiye. Ni inkuru iri kuba right now, ni inkuru iri kuba noneho bikaba igitangaza aho aba bari kubivuga gutya bari bishongoye ku damu mwese muzi cyangwa twese tuzi kwa Pastor Mutesi bamwishongoraho, umugore amwishongoraho cyane. Reka tubanze twumve iyo audio y'uyu mugabo ari kumvikanisha amajwi y'umugore bari gutongana amubwira ngo ni nyakabwana. We nyakabwana toka batuyikine tuyumve ndayibashyiraho aho ngaho. Harya mvanga abagabo baraniranye ashaka umugisha yagusambanyije nyine nagusambanye aze mwandikire ngira akaza kanyina wabonye urwego nawe wabonye urwego rw'uburaya Masika gusambanyije wabonye
ariko turagusambanyije sha twakuriye amatu ngayo nguko umugabo ati ntago njye nari kwitwa nyakabwana mu rugo rwanjye mu nzu niyubakiye amafaranga yanjye natanze kugura imodoka ngagura buri kimwe ngo mbe umunyacyubahiro ariko nkaba nitwa nyakabwana ntago narigumamo. Nibyo burya buri muntu wese agira igikomere cye mu rushako, barakomerewe pe nimubone wenda banaza kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ngo wumve ngo barishimye, ntabwo bishimye, imitima yabo yashenjaguritse, barababaye. Ariko se birakwiye ko waba ufite icyo gikomere cyangwa uri kunyura muri situation burya umunyarwanda yaravuze ngo ukize indwara arayirata. Kuvuga ibintu byakubayeho nko mu myaka 10 ishize 5 ishize warakize n'ibikomere byumvikana, none uzi kuza kwicara imbere ya kamera ibintu bikiri gutogotamo, ukiri kumva ko wiswe nyakabwana, ukiri kumva ko umugore nawe wumva ko umugabo yagutaye kandi ufite inda y'imvutse, ni ibintu bikomeye cyane, ni ibintu byo kwitondera. Bari abantu bafite ama depression, aba bari hafi mu begere mu bahumurize kandi mu baganirize, ntabwo ari byo. We arimo araza gutanga inkuru, abanyamakuru nibo bari kubyungukiramo, babonye icyo gutangaza. Ariko se warimo arungukira he ko arimo arihemukira adasize n'uwo yabyaye? Nabo yabyaye sinzi ko bafite abana bangahe, ariko kuza nka papa kicara imbere ya kamera akavuga ngo njyewe niko nari pasiteri yo mbu mupagani, umutwe kuwuca nkawushyira mu ishashi nkawujyana hehe? Ntabwo ari byo. Imana ihabwe icyubahiro ko ibyo bintu bitabaye, ariko ntabwo ari ngombwa ko wari kubivuga kuko ntibyabaye. Deja n'abantu bakubonye uvuze icyo kintu bagufashe mu indi sura, binateye ubwoba. Niyo habaho kuvuga ngo uko kugira abantu bashobora kuvuga ngo dusubirane, wasurana n'umuntu yamaze kuvuga iryo jambo mu kanwa ke yaryatuye. Abagore b'iki gihe natwe sinzi ukuntu bimeze, biteye ubwoba n'ibintu byo gusubirwaho. Umugabo mwabyaranye, hari mama pasiteri uriya Mutesi yavuze ijambo ryiza cyane, reka mbanze ndibashyiremo mu byumve gato, nakunze pe twafatiraho isomo. Ntago bikwiriye burya abambariranye ubusa ntibakwiriye kwambikana ubusa. Ndabisubiramo, abambariranye ubusa ntibakwiriye kwambikana ubusa. Uyu mubyeyi aragira ati abambariranye ubusa ntabwo ari ngombwa ko bambikana ubusa. Umugore n'umugabo mwarabaye imyaka 18 ntabwo ari igihe gito. Ab'imyaka umwe barasenya, ab'imyaka myinshi baracenya, ariko mu mara y'imyaka 18 mwambariranye ubusa, buri umwe azundi kuva hasi kugeza ku kirenge, nimwe muje kwambikana ubusa deja imbere ya kamera, isi yose ibote, isi yose ibona ibyanyu. Uyu mupapa yari atajya avuga ko atari buvuge ibyo bapfuye, atari buvuge, ariko rwumva iki ni cyaha cy'ubusambanyi, ni cyaha cyo gucana inyuma. Kuko aho umugore yamutukaga ngo ni nyakabwana, yamwumvishaga ki uburyo ki uwo mugabo wundi amurenze, ntago bikwiye. Ibaze rero no guca inyuma uwo mwashakanye, deje ukaza kumwigamba umuvuga ati wowe nyakabwana agenda ntacyo umaze, uriya mwamuhuriye, uriya ni umugabo. Bose nta rumwe ngiye nshyigikiye. Yego barakomeretse, bafite ibibazo, ariko se ni ngombwa kubizana imbere ya kamera? Uwo bitangaza wabo, papa bitangaza no mabitaga, uwo bitangaza wabo nafata telefone y'umuntu cyangwa niba nayifite ko bumva ari abantu mu bisiguzo akayifata, akumva papa ari kwatinira kumuca umutwe, akumva mama ari kubwate uri nyakabwana, yumva mama we ko yajyaga inyuma mu bandi bagore. Ntabwo ari ikintu gikwiriye ku muryango nyarwanda, ntabwo ari ikintu gikwiriye ku babyeyi bakuru nk'abariya amplis bafatiraho icyitegererezo. Nibyo uramugabo yakoze avuga ati se nari kureka, nari gupfira mu rugo ngo nuko ndi papa pasiteri. Nako reka tukuru, ntabwo urugo ari imikino ngo pasiteri wataye urugo. Nibyo ntabwo wari kuhapfira, ntabwo wari gupfira mu rugo kuko urugo rugira byinshi buri muntu wese. Iyi mpamvu iyi video impamvu nikozeho nuko iki kiganiro cyabona gisanze muri domaine y'ibiganiro nkora by'umuryango. Birambabaza cyane kubona umuryango uri gushwana ukaza gutukanira no guterana, bakambikana ubusa, barambariranye ubusa imbere ya kamera. Sibyo imbere ya kamera tukabota cyangwa se bakabota ari ubwaho babyikoreye, nta kintu biri kubamarira na gato, ntibiri kubunga, ahubwo biri gutuma baseba ikimwaro, igisebo. Noneho ikibabaje, iyi nkuru iragenda ikabikika hariya nyuma y'imyaka 10-20 bitangaza se ndi umukobwa n'amara umuhungu si bizi yashaka nawe byakanga, bakahita bayigarura ati dore mama wawe n'ubundi yirirwaga avuga ko
papa wari nyakabwana, dore papa wari uriya avuga ko yari kuzamuca umutwe. Ntabwo ari byo. Byibuze niba dukomerewe, niba dufite ibikomere tubigirira abana bacu. Burya ibibazo ntaho bitaba, ariko umuntu wasenye ntazi imbere ya kamera ntabwo ari nk'uwasenye akaza imbere ya kamera. Byose ni ugusenya pe, ni ugusenya. Birababaza, ni igikomere cy'igihe kirekire nande tutajya mu gitondo. Ariko se none iyo byaje imbere ya kamera, ukuzi utakuzi, ukubonye bwa mbere wese ukaba umuhaye ubuvugiro mu buzima bwawe, mu bikomere uri kunyuramo. Uriya papa ashobora kuba yaje kubivuga azi ko abantu bari bumwumve, kandi koko baranamwumva pe. Birababaje gusuzugurwa mu rugo rwawe, ariko nta wamwumva nk'uko yiyumva, nta n'uwababara nk'uko ari kubabara. Uko niko kuri guhari. Ntabwo rero bikwiye nk'umuryango nyarwanda gushwana cyangwa se gutandukana, dore ko we yanahukanye. Abagore be kera nibo bahukanaga, ariko n'abagabo ayavuze yigeze arahukana akabuza no kubivuga mu mbuga nkoranyambaga, ari proud. Nagiye naruvuyemo, nyakabwana nahunze. Nyakabwana ya what? Biteye ubwoba. Ngewe ibintu nabibonye numva bimpangayikisha mu rwego rw'ishusho y'umuryango. Abashwana bo barashwana pe. Divorce nubona burya muri iyi minsi, nubona ucyubatse, bishimira Imana y'ikikurinze. Ntabwo urusha abandi kubaka, ahubwo ni amahirwe ugifite, n'umugisha Imana ikiguhaye. Bariya rero batubatse suko nabo babyanze, nta wanga kubaka ku bushake, abona bimushyikira, ntabwo ari ikintu umuntu aba yishimiye. Rero niba wanatandukanye, ntabwo ari ngombwa ngo uze hano ku karubanda ngo nari kumuca umutwe. Oya, ntabwo bikwiriye pe, ntabwo bikwiriye. Papa bitangaza, komera kuko urakomeye, ufite depression. Ntabwo nyine ubyumva ukuntu waguze inzu ukayubaka ariko ukaba wisohotsemo. Umugore nawe aritaya kuvuga ngo umupfakazi arapfa, umugabo arapfa, umugore yapfakara, ntashaka undi mugabo. Bigaragaza ko we kuba yabuze umugabo ntacyo bimubwiye. Abandi iyo batandukanye nabo bashakanye basigarana igikomere mu mutima, ariko ye ari kuza kukarubanda akagaragaza ko kuba nyine batandukanye nyine byabaye nta kundi. Ntabwo ari nubwo waba umuciye bingana iki, umuntu mwabyaranye, umuntu utwitiye, ntabwo ari igikomere cyahita gikira ako kanya ku buryo ibintu biri kuba ukahita uza bikiri muri situation ukaza kubivuga nko wajya umeze nk'imyaka 10 umaze kwibakamo icyizere. Nyine ni ibintu bigayitse cyane. Tubasengere kandi tubyigireho isomo. Ibintu byose bibaho ngo tubyigireho isomo. Abantu bafite depression nyabuna, iyo ukuntu urugo rwabo rutandukanye n'ibyo bapfuye, ariko ntabwo byari ngombwa ko babizana mu mbuga nkoranyambaga ngo tubote, tubumve, tubarebe, ugasanga nta ndangagaciro ibirimo. Nyine batandukanye byarangiye ngo bari muri process, nuko bari kubyivugira bari muri process ya gatanya. Ariko se byari bikwiye ko baza kwicara akaba umugore wanjye yanciye, umugore wanjye yasambaraga, yitaba nyakabwana, andutisha uwo baryamanaga. Ibyo byari ngombwa ko tubimenya. Biri kudufasha iki? Uretse ko biri gusiga cyakoze cyo inkuru, hari abo biri kwinjiriza. Ikindi kandi biri gusiga inkuru wa mwana wabo azajya areba akavuga ati mwarakoze babyeyi, mwarakoze, mwankarura inzira nta kundi. Ikintu tuvugiye hano imbere ya kamera ntabwo gisaza. Ntabwo ujya ubona umuntu uvuga ngo sinzashaka, yakora ukavuga ati zuba yivugisha biki, ati nta wantwara umugabo yasenya ati yavugaga avuga iki. Imbere ya kamera no kuhitondera kandi no kuvuga ikintu nyine witeguye. Ariko buriya bariteguye n'ibiri nyuma y'ibizaza byabo, y'ibizaza nyuma y'inkuru bari gutangaza imeze gutya ikomeye. Kandi mukomere cyane abari mu bihe bitaboroheye, kandi abahisemo kubiceceka ni ukuri muri nyangamugayo. Mwihishire niho n'Imana izabahishira. Ese uraza kukarubanda kuvuga ngo umugore ari kumuca umutwe, ukaza kukarubanda ukazana ubudiyo ngo umugore yakwise nyakabwana. Abandi bo barakwita iki? Nimba uwo mwambariranye ubusa muri kwambikana ubusa, abandi twe turabigenza gute? Turabota nimwe mwatwizanye. Turabakomeje kandi muhahe muronke. Imana iborohereze abakomerewe, kandi isange n'uyu muryango bakiri muri process ya gatanya. Byashoboka ko byarangira twajyana amahirwe tugasanga ibi bintu atari prank, kubera ko ngenzi ntinyamo cyane. Ibintu byose biraba ngo byari prank, bashaka guca mu mitwe y'abantu kumenyekana, bakahita bagaruka ati hari amwitanya akabwana se nimumva ko telefone yarayifite, yafashe audio njye hirya turatongana kugira ngo yinde turiye hiti. Ngayo ngo turabakunda cyane ku Shusho TV, gahunda no kubaka umuryango muzima uzira ibi byose turi kubona. Bye.